Akamaro ko kumva umuziki ku buzima. Umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka, kandi ugatuma ubuzima na buri kimwe kibaho neza. Ibi ni ibyavuzwe n'umuhanga witwa Plato, akaba umucurabwenge w'umugereki ubayeho kera cyane, kuko amateka avuga ko yavutse muri 428 apfa muri 348 imbere y'ivuka rya Kristo. Dushingiye kuri ibi mugabo yavuze, dushobora kureba uko umuziki ugenda utera imbere ndetse n'uko ukoreshwa ahantu mu bintu binyuranye. Ibi biradufasha kumenya ko nta kabuza koko umuziki ari kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi nk'abantu. Buri muntu wese ku isi ashobora kuririmba, kandi mu gihe atabashije guhanga ize bwite ashobora kwisanga aririmba iz'abandi. Umuziki ni igitangaza cyane ku buryo hari abaririmba mu gushyingira abagiye kurushinga, ariko hari n'abandi baririmba mu gushyingura abitabye Imana. Hari abaririmba mu gusenga bahimbaza Imana bitewe n'ibyo bizera, ariko kandi hari n'abandi baririmba mu gusengera bagamije kwizihirwa. Hari abaririmba mu matora no mu matorero, kandi abakuru n'abato ahantu hose mu bikorwa byose umuziki barawukoresha. Uretse kuba umuziki ari kimwe mu binezeza abantu, umuziki unafitiye umubiri wacu nk'abantu akamaro gakomeye kandi kanyuranye. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ibyiza 10 byo kumva umuziki ku buzima bwacu. Akamaro ka mbere ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bigabanya stress no kwiheba. Mu buzima bwacu bwa minsi yose duhura na byinshi bidutera stress, ibindi bikaduhangayikisha cyane ndetse bikadutera no kubura umutuzo. Mu guhangana n'ibyo bintu byose, ikintu cya mbere wagakoze ni ukumva umuziki utuje. Umuziki mwiza wo kumva icyo gihe ni umuziki utarimo ibicurangisho cyangwa se harimo bikeya, kugira ngo utwarwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Ikindi kandi, aha si byiza gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidundadunda, ndetse ntabwo ari indirimbo zifite amashusho, ahubwo ni indirimbo zo kumva gusa, audio. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2007 bugaragaza ko uyu muziki utuma cortisol igabanya igipimo yarigezeho, nuko bigafasha mu kugabanya stress. Si ibyo gusa, kuko niba ubabaye, urakaye cyangwa se wumva udatuje, umwe mu miti myiza wagufasha ni umuziki utuje. Aha ni wowe nyir'ubwite uhitamo ubwoko bw'umuziki ushaka, umuziki wumva ukunze kandi ukugwa ku nzoka. Iyi niyo mpamvu aha tutakubwira amwe mu mazina y'indirimbo wakumva, kuko biterwa n'izo wowe ubwawe ukunda. Akamaro ka kabiri ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bigabanya uburibwe. Ubusanzwe iyo bigeze mu kugabanya uburibwe usanga umuziki wihariye. Abahanga bavuga ko umuziki utuma harekurwa umusemburo wa dopamine mu mubiri. Uyu musemburo niwo utuma wumva uruhutse kandi wishimye. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2011 bukorerwa ku bantu bari bamaze kubagwa kandi bafite ububabare. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatumaga nyuma yo kuva mu kinya batumva uburibwe nk'uko byagendaga ku babaga batumva umuziki. Ibi bishimangira ko kumva umuziki mbere na nyuma yo kubagwa bifasha mu kugabanya uburibwe ushobora kugira. Hari ubundi bushakashatsi bwakozwe muri 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo ndetse no kuribwa imitsi. Ubushakashatsi nabwo bwerekanye ko nabo bibagabanyiriza uburibwe, bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda. Mizero Media irabashishikariza kutihutira gufata aspirin, paracetamol ndetse na ibuprofen ubusanzwe bigabanya uburibwe. Ahubwo nugira uburibwe uzafungure radio wiyumvira umuziki ukunda ku kavorime gake, icyo gihe uzumva uburibwe bugenda gake gake.
Akamaro ka gatatu ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bituma ubudahangarwa bukora neza. Umuziki utuma ubudahangarwa bw'umubiri bugira ingufu. Kumva umuziki bituma umubiri wawe wongera igipimo cya immunoglobulin A, izwiho kugira uruhare mu gutuma uturemangingo dukora neza kandi umubiri ugahorana itoto. Umuziki si ukumva gusa kuko no kuririmba uri kumwe n'abandi, urugero muri korali, bizamura ibyiyumviro, icyo gihe bikagabanya cortisol twabonye ko iyo izamutse bitera stress. Ibi mu kubikora tangira wumva indirimbo ukunda, ugerageze kujya uyigana, niba ufite abo mubana ubasabe mufatanye kuririmba. Nimubikora mufatanyije bizakurinda indwara nyinshi kandi bitume ugira ubudahangarwa bw'umubiri bufite ingufu. Akamaro ka kane ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bifasha gukora siporo. Ibi byo abadakora siporo muri gym tonic babizi kurusha abandi, kimwe n'abakora siporo yo kwiruka dukunze kwita cross. Iyo ukoze cross uri kumva umuziki muri ekuteri ugera kure kurenza iyo utawumva, bitewe n'uko bikurinda kunanirwa vuba. Hano noneho rero biratandukanye kuko ho bisaba kumva umuziki urimo ingoma, beat nyinshi ku buryo uguha rhythm ugenderaho, mbese ukumva uri mu kinyenga. Akenshi muri gym tonic hifashishwa imiziki yo mu bwoko bwa techno, naho mu kwiruka ushobora kumva reggae cyangwa rock ariko idakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri gukora siporo byongera 15% ku gihe n'ingufu ukoresha iyo utawumvaga. Akamaro ka gatanu ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko wongera ubwenge bwibuka. Umuziki ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza umuntu utawumva. Nk'uko twabibonye mbere, umuziki utuma umusemburo wa dopamine urekurwa ku bwinshi, nuko bigafasha mu kwiga no kwibuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo wiga uri kumva akaziki gatuje bigufasha gufata mu mutwe vuba, ariko hano bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo uri kumva. Ku bantu barwaye indwara ya stroke, ubushakashatsi bwerekana ko iyo bumva umuziki bihitiyemo bifasha ubwonko bwabo kugaruka ku murongo vuba. Ikindi kandi bibafasha kuba bakibuka ibyabaye mbere y'uko barwara. Akamaro ka gatandatu ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bifasha gusinzira neza. Niba ujya ugira ikibazo cyo gusinzira, mbere yo kuryama banza ufate nk'iminota mike wumva umuziki utuje, nuryama uzasinzira neza. Gusa uzirinde kumva imiziki y'ingufu nka rock na techno kuko yo yatuma ahubwo ubura ibitotsi. Iyo uri kumva umuziki bituma ibindi bitekerezo bikuvamo, ukaruhuka kandi ukaryama ufite akanyamuneza, nuko bigafatanya kukuzanira ibitotsi. Iyo wasinziriye neza ubyuka waruhutse, nuko bigatuma uwo munsi wirirwa ufite ingufu mu kazi. Nubishobora uzagira akamenyero mbere yo kuryama, ufata iminota hagati ya 30 na 45 wiyumvira akaziki gatuje, icyo gihe uzajya usinzira neza. Akamaro ka karindwi ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bifasha kurya buhoro kandi bike. Gucuranga uturirimbo dutuje mu gihe uri kurya bifasha abantu kugabanya umuvuduko mu kurya. Ibi rero bituma uhaga vuba kandi utariye byinshi, kandi ibi bikaba byiza cyane ku bantu bifuza gutakaza ibiro. Ubusanzwe uko urya bike niko umubiri ukoresha byinshi birenze ibyinjiye, bikaba byagufasha kugabanya ibiro. Mu gihe rero wifuza kutarya byinshi, gerageza ufatire ifunguro ahari urumuri ruke kandi hari umuziki utuje, bizagufasha. Akamaro ka 8 ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu ni uko bifasha imitsi y'amaraso gukora neza. Iyo uri kumva umuziki ushimishije, wumva akanyamuneza kandi ukishima.
ibi wumva bikubaho mu gihe uri kumva umuziki bigirira akamaro umutima n'imiyoboro ijyana amaraso ahanyuranye mu mubiri. Endothelium dusanga mu nsoro zitukura, imikorere yayo myiza mu mubiri niryo banga ry'imikorere myiza y'urwungano rw'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe mu 2008 bwagaragaje ko kumva umuziki bizamura igipimo cya FMD flow mediated elation kuri 26%. Umuziki uzamura igipimo cya nitric oxide, ikaba izwiho kuba ari ituma imiyoboro y'amaraso yaguka nuko amaraso agatembera neza mu mubiri. Akamaro ka 9 ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu nuko bigabanya umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Kumva umuziki utuje buri gitondo na nimugoroba byibuze iminota 30 bituma umuvuduko w'amaraso ukabije ugenda ugabanuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko kuwumva byibura iminota 25 ku munsi mu gihe cy'ibyumweru 4 bigabanya igipimo cyo hejuru cya SBP systolic blood pressure. Systolic blood pressure ni umuvuduko umutima ukoresha wohereza amaraso mu mubiri. Umuziki kandi ufasha mu gukira vuba ku barwaye umutima ndetse n'indwara zifitanye isano nawo zose. Akamaro ka 10 ko kumva umuziki ku buzima bw'abantu nuko bifasha abarwaye stroke gukira vuba. Nubwo twari twabivuzeho mu gutangira iki kiganiro, umuziki ni umwihariko ku barwayi ba stroke bitewe n'uko iyi ndwara ifata ubwonko. Umuziki kandi ufasha umurwayi wa stroke kuruhuka no kumva atuje muri we. Umuziki utuje ni mwiza ku murwayi wa stroke kuko uzamura igipimo cy'ibyishimo ndetse unatuma umuntu yiyumvamo akanyabugabo. Niba hari umuntu uzi ko yigeze kurwara stroke, mubwire ko kumva umuziki utuje akunda bizamufasha gukomeza kumererwa neza. Reka dukomereze ikiganiro ku mwanzuro ku ikoreshwa ry'umuziki ku buzima bwacu. Nk'uko tumaze kubibona, umuziki ni umwe mu miti uvura ibintu byinshi kandi ni umuti ugurwa amafaranga make kandi udahenze. Ushobora kugura memory card ukayishyira muri telefone ukajya wiyumvira ubwoko bw'umuziki ukunda igihe cyose ubikeneye. Umuziki ujyana umuntu mu isi y'umunezero, gusa ukibuka ko urimo amoko menshi. Ibi bigusaba kumenya ubwoko bw'umuziki ujyanye na siporo, umuziki ujyanye no kurya, umuziki ujyanye no kuryama, umuziki ujyanye no kuruhuka ndetse n'ibindi. Waba muto, waba mukuru, waba umugabo cyangwa waba umugore, umuziki ni mwiza, ariko ni mwiza cyane ku rugero rukwiriye. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibi tumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora, nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo.
Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.